yaba afunze koko ntabwo byaba binde nyumvira ye yego ye ngo ndeke kugira gute ngo gusebanya ariko jewe iyo nje narababwiye iyi mihanda nta kintu na kimwe gishobora kumbabaza mujye mwicara hasi nanjye mbakune yagwe njo hapa ni kukune njo ni kusute mujye mwicara hasi umuntu abakune kandi ibintu byose uri kunyifuriza wowe yagwe nibyo uri kuvuga warabyaye bizabe kuri uwo mwana wawe cyangwa bibe kuri uwo mugore wawe na famiye zawe zose ibyo buraho wifuriza umuntu bizabe kuri uwo mwana wawe ntiwabyaye nanjye ndi umwana wundi men ibyo wifuza bizabe kuri uwo mwana wawe n'uwo mugore wawe umwana w'umukobwa wafashe ukarindagiza ukagenda ukamubyaza akiri muto ukamwicira ahazaza ntakiri muto ntakiri uruhinja mubaza imyaka afite niyo ufite wumve ko munangana kavuga idahiye kavugisha induru ibirenge uyu munsi uwo mugore akaba atakibana n'umugabo bombo class bombo youth bitwaza amadirido bombo class ngo harya ajya avuga ngo bavuze ngo ari umutinganye ko yambara ibipantaro ngo bya bombo youth. This is the last warning. Nzongera kumva ahantu wamvuze either kereka numvuga neza kuko ibikorwa urabizi ibyo nagufashije ibyo nagukoreye byose urabizi ibikorwa byanjye niba wumva udashobora kuba urimo kujya ngo ukine ingoma zanjye jya ukiniza abandi bahanzi ariko gato n'uko gatoya hakagira nk'umufana wawe unsitaraho ufite video ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa mu izina rya Yesu abo bazi ariko iyo video uyizane ndongeye ndabikubwiye ndongeye mbigusubiriyemo iyo video ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa afite n'igikoresho cy'abagabo uyishyire hanze kabi uyishyire hanze abantu barakwihoreye barakubashye watwise abatinganye ese ubundi niba ndi umutinganye ndamaze mushiki wawe natinze mutingana barakundegera nyoko wasanze mu buriri bwanjye yaraje arakundegera arakubwira ngo namutinze nabura babara uravuga ati iki gitinganye kitingana ndakugira eshatu guhera uyu munsi Jiha ntabwo nzongera kuvuga kuri umutinganyi umbabarire no kuba naravuze kuri umutinganyi umbabarire pe nemeye kuyoboka inzira yitwa guseba. Hello, what's up East, what's up West, what's up North, what's up South, what's up Central Kigali. Mumeze mute mwese mukurikira Omar TV show aho muherereye hose. What's up Europe, what's up USA, what's up Australia, what's up Asia. Mumeze mute mwese aho muherereye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. That's your boy Mr. Omar nk'ibisanzwe ndetse iyi ni Omar TV show. Ni muri za nkuru zigiye ziri trend zigenda zigiye zitandukanye hirya no hino kuri iyi mihanda. Ibintu byakaze rero, ibintu birakaze ku ma space, birakaze ku ma live ya Instagram agiye atandukanye ndetse nkuko mugiye mubyumva mu majwi tugiye tubagezaho. Uri Jihad aravuga, uri Yago Pondati aravuga, uri DJ Brian aravuga ndetse DJ Brian asigaye afite n'igisonga kiri ku ruhande y'urweti ni Tesha. Tesha mutwe okay, ntacyo bitwaye. Tesha ni izina nyine ryiza wahisemo, ariko ese ibi bintu murimo hano mu muhanda ni ibiki? Ibi bintu muri kuzana muri no industry, ese koko niko industry ikoze? Ese niko views ziboneka? Abantu benshi rero bagiye batandukanye mu by'ukuri bagiye bibaza kuri ibi bintu biri kubera ku ma social media, bibaza niba ese ubuyobozi burabibona cyangwa nta kintu bwabikoraho. Ibi rero byose bitangira mu biganiro byagiye biranga uwitwa Yago Pondati kera mu minsi yashize, birimo icyo yitaga ngo ni bombe, aba big energy. Ibyo ngibyo bakaba ngo babyita kwihimura cyangwa se ko nabyita gute sinzi ukuntu nabyita, ni nko
kuba wakihimura ku bantu mu by'ukuri ngo baguhemukiye bakugiriye nabi mu gihe kirekire. Yago aba arabahunga ajya Uganda, ageze Uganda nibwo ngo yagiye abarekuraho amaroketi. Ubwo rero ibyo byaje nyuma kugenda birangira, birahosha biratuza, ariko hakomeza kugenda nanone hagaragara yuko ngo Yago bakomeje kujya bagenda bamwendereza. Reka wenda dutangire ku bya vuba biheruka mu minsi ishize uwitwa The Cat muramuzi nawe ku ma live ya Instagram, ku ma live ya X aba ahari cyane, ahuza abantu bagiye batandukanye bitewe na event igezweho bakagira icyo bavuga ku bintu. Rero uyu nguyu The Cat yari yakoze space cyangwa se yari yakoze live ahuza Yago, ashyiraho Yago yari ahari, ndetse Yago yumvikana avuga amagambo menshi avuga yuko uyu DJ Brian ngo ari umutinganyi, ndetse yuko ngo yaba afite amashusho mu by'ukuri agaragaza yuko ngo uyu DJ Brian yaba yararigataga mu gitsina ngo cy'undi mukobwa, cyane ko uyu Yago akunda kugenda avuga yuko DJ Brian ngo ari umutinganyi, ndetse akanabivuga cyane akabishimangira, agatumira n'abantu ngo baza kubihamya kuri YouTube channel ye yitwa Yago TV Show. Rero ibyo ngibyo bigakomeza kugenda bikorogoshora uwitwa DJ Brian, ndetse biza kumukora mu bwonko nyuma, ariko aza gusaba imbabazi abantu nabo batavuzeho rumwe, bavuze yuko ari imbabazi za Nyirarureshwa, ndetse biza kugaragara nawe avuze ati rero reka nanjye inze nkubwire ukuntu bimeze, nkukurire agahu kuntuze, nkwereke yuko Yago uzi kuvuga. Rero ngo baragushimye ngo urenge iwanyu, ngo rero ngo bavuze yuko ngo warenganye, ngo wumva yuko watondagira abantu bose. Avuga ibintu byinshi muri live ye nk'uko mwabyumvise, nagiye mbashyiraho amajwi agiye atandukanye, ndetse aza no kwataka umuryango wa Yago. Arambwira ati se uravuga ngo ndi umutinganyi, ni nyoko wanyu, ni nyoko natinze nabi aza kukuregera, ni mushiki wawe natinze nabi aza kukuregera. Ibi bintu byo kwita umutinganyi, ese wundi bwo mbaye ndi we, ibyo ngibyo byaba ari ibintu byakumarira iki kugenda ubivuga? Rero nibwo hatateka nyuma y'iminsi umwe cyangwa amasaha 28 uri Jihad nawe azana live ye. Jihad nawe abantu baramunenze cyane kubwo kubizanamo inzego z'ubuyobozi nka Alib cyangwa se RCS, ndetse na urugaga rw'abanyamakuru bigenga. Uyu nguyu ruyobowe na Scovia, RMC, Rwanda Media Commission. Rero uyu Jihad nawe yaje ari wundi yaje akubitira mu mavi, aza mu by'ukuri yahuranya nta kintu na kimwe asize, cyane ko abantu bamuzi Jihad bavuga yuko ngo ari umuntu uri straight, ni umuntu ukubwirira aho ngaho, ni umuntu utagira ibyo guhisha. Ariko nawe mu kuvugira aho ngaho yaje yataka cyane imiryango, nawe mu by'ukuri ari ibintu ubona yuko biteye agahinda nk'uko mwagiye rero mubyumva. Amagambo ya bose bagiye bivugira ni amagambo mu by'ukuri atari meza, ni amagambo atari meza. Nk'ubwo nka Jihad we avuga yuko ngo papa ntago afunze, ngo papa ngo nta muntu yishe we Yago, ngo keretse abaye yarishe iwanyu. Abantu rero batandukanye harimo nk'uwitwa Leila, ndetse n'uwundi witwa Kamarade, n'abandi bagiye batandukanye baribaza bavuga bati se kuba uyu nguyu Jihad avuga ati papa nta muntu yishe, ati keretse yarishe iwanyu, ati ubundi umuryango kwa Yago wo niwo wakabaye wakicwa, niwo wari ukwiye kuba wakicwa, ku buryo abaye yarishe kwa Yago byaba nta kibazo bitwaye. Rero mu buryo bugiye butandukanye abantu bagiye batabyakira neza, abantu bagiye bavuga bati mwabana mwe ibyo bintu mwabajene mwe murimo ni mubikore ku bwanyu, ibyo byanyu murimo ni mubikore birabinjiriza, ariko imiryango yanyu muyireke. Yago nawe nuri shyashya, Yago wowe niba wenda umubyeyi w'umuntu yarakoze jenoside birashoboka ko yaba yaranayikoze, ariko se ni ibintu ukwiriye kugenda wirirwa uririmba? Ni ibintu ugenda ngo uyu ngo papa wa Jihad ngo yakoze ngo yakoze ngo jenoside, ngo arafunzwe ngo muri gereza ya Nyamata.
birashoboka yuko yaba yarayikoze pe, ariko se uwo ngubwo ni umuderi cyangwa se ni shanete nziza waba uri kwambika Jihad, kugenda ibyo byose ubishyira ku karubanda ubivuga. Rero iyo udashaka yuko umuntu yagutukira umuryango wawe, nawe wirinda gutuka umuryango we. Mu comment agiye atandukanye abantu baravuga bati se kuki umuvuga ngo Jihad ngo yavuze ngo ku babyeyi ngo bayago ngo kuba ngo iki ngo bagiye ngo bafata ngo ku ngufu umuryango wo kwa Yago. Ese we Yago kubera iki yavuze ku muryango wa Jihad akavuga na papa we? Rero ibi bintu muri mu byanyu by'uru ruganda rw'ino industry yo mu Rwanda, mu ino myidagaduro mu Rwanda, ibyiza mujye mubikora nkamwe, mukuremo imiryango. Ndetse abantu bagiye batandukanye banasaba yuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rushobora ibibazo kubyinjiramo, ndetse buri muntu rukaba rwagenda rumubaza ibisobanuro byimbitse ku magambo yagiye avuga. Rero nshuti bakunzi ba Omar TV Show, turibaza tuti ese aba basore cyangwa se iyi nkumi banywa ibiki? Ni ibiki banywa bibamara ubwoba ku buryo umuntu yakifata akabiza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ngo RIB ngo namwe ngo muze hano ngo mumpere nga RCS ngo ndabaza ngo RMC? Birashoboka yuko hari ikintu waba ushaka yuko wenda muri iyo space cyangwa se kuri iyo live yawe abayobozi ba RIB bashobora kuba basobanura cyangwa se bashobora kuba bakubwira, usibye yuko utari no mwanya mwiza wo urinde wo kubwira umuyobozi wa RIB ngaze akwisobanureho. Arakwisobanura icyo uri mu kazi kawe, uri muri entertainment. Umuyobozi nawe ari mu bintu bye, ari mu kazi ke, ari muri gahunda ze zo kumenya uko abaturage bameze, zo kumenya uko abaturage baraye. Nta nubwo ari ibintu bimwinjiriza, ntabwo ari kubikora ngo abone views, ntabwo afite YouTube channel nkawe. Wowe urajya hari ugatukana ugashwana na bagenzi bawe ugapfa nabi kugira ngo ubone views. Ntabwo abantu bazi kunyurwa. Ari Yago ntunyurwa, ari Jihad ntunyurwa, ari we DJ Brian ntimunyurwa. Ikiganiro kimwe wakora views zabonekaho uramutse ukoze ibiganiro 30 mu kwezi cyangwa ibiganiro 20 mu kwezi, amafaranga yavamo yaguhaza bro, amafaranga yavamo yagutunga. Ariko abantu bakomeza gushaka ibya mirenge, ibyo bya mirenge ku ntenyero bikaba nabyo bintu byatuma mu by'ukuri abantu bagana mu nzira zitari nziza. Mujye mwiga brothers, mumenye ururimi icyo ari cyo. Umunyamakuru witwa Jean Paul Nkundineza ari hehe? Uriya wari warigize ngo ni umuntu wa danje, wirirwa nawe avuga abantu yarigize uwahatari, akaza no kwirirwa avuga ngo ntabwo ngo nyine nakita RIB akigagaza. Ninde uyu musore? Yakoraga no ku isibo, uyu fata ku mavuta, ubu ari hehe? Rero guys, tujye tumenya yuko ibi bintu by'imyidagaduro tubamo, izi entertainment, izi showbiz turimo, ntago iyo si ntago ari abayobozi bacu barimo. Abayobozi bacu bari mu bintu byo kureba ukuntu igihugu cyatera imbere, bari mu bintu byo kureba ibyaha ni byinshi. Abantu bari kwiba amatelefone, abantu bari kunywa ibiyobyabwenge, abantu bari kugira iki. Ibyo ni ibyaha RIB igomba kuba irimo, irenzeho no kuza kujya kukubaza ngo sobanura, ngo wavuze gutya, ngo sobanura ibi. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Nshuti bakunzi ba Omar TV Show, yaba ari wowe ukurikiye iki kiganiro, waba uri umufana wa Brian, waba uri umufana wa Jihad, waba uri umufana wa Yago, nge nta muntu n'umwe mpengamiyeho, bara ni aba pro, bafite aho bageze, bafite ibyo bakoze, barazwi. Ariko kumenyekana none mu bibi, mu by'ukuri ni ibintu bishobora kurangiza kariyeri yawe, bikaba byakwangiza. Wowe udukurikiye sinzi ufana, ariko niba utarakora subscribe mu by'ukuri yikore, kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye nk'uko muba mugenda mubibona. Nta gutuza, nta kwicara, turakora kugira ngo turebe yuko ejo hazaba heza cyane. Omar TV Show, ibiganiro nakagaruka. That's your boy Mr. Omar. Mukomeze mugubwe neza kandi turabakunda cyane cyane cyane.